umuntu wese wibera kuri Ivan Official ahawe ikaze. Mbahaye ikaze 5 kuri Ivan Official. Narababwiye ngo nukuri weho twibanira umunsi kundi uri umuntu w'agaciro kandi naho tugeze tubikesha wowe warakoze cyane. Nibwo bwa mbere ufunguye yino channel, ihute ukore subscribe ukande no kunzogera kugira ngo tujye twibanira umunsi kundi. Turabibutsa neza yuko hari indi channel iyacu mu byukuri yitwa Twige Hamwe TV. Ifunguwe vuba. Inshingano yayo niyo kwigisha abantu ibijyanye na video editing ndetse n'ayandi migisho. Weho utaragerayo nawe gerayo, na cyane weho ukorera kuri YouTube, weho ukora ama video yawe biragufasha cyane. Nugera kuyicano ya Twige Hamwe TV ntupfe kuyivaho. Hariho video ebyiri mu byukuri, nenda kubazanira iya gatatu vuba na bwangu. Uriga ukuntu umuntu ashobora gukoresha telefone ye muri editing na apps agomba kuba atunze mu simu ye. Murakoze cyane, ndabashira link muri description. Murakoze cyane. Katugane ku kintu kituzanye kwiyi kamera. Ikintu kituzanye kwiyi kamera, mbazaniye two people. Mbazaniye abagabo babiri bibanda muri politics, bibera muri mu bintu bijyanye no gukorera leta, politics. Mu byukuri abantu babiri ni abantu b'amatsiko. Ese murabazi? Aba ni abagabo babiri b'intwari, abo twavuga ngo ni intwari. Abagabo babiri, cyano yacu niyo gutanga amakuru, news and politics. Mu byukuri ujya wiyumvira ibi biganiro hari icyo biba byigisha umuntu uwo ari we wese. Hanyuma reka tutegutinda, iyi video ntabwo nshaka ibe ndende, nshaka kugira ngo inabe ngufiya. Katujye ukituzanye kwizi kamera. Hari abagabo babiri mfite mbazaniye. Umugabo wa mbere muramubona? You see? Munamubona? Uyu hari abamuzi? Yes. Uyu hari abamuzi cyane, dore ko mu byukuri yamamaye cyane, mu byukuri bigatera n'abaturage nyine kumwizera, bakamutora bakamuha intebe. Uyu muntu niba mumuzi rero, kwirirwa ndavunga izina rye. Izina rye ndirekese? Oya, reka mvuge izina rye. Ni umugabo bita Honorable Niyonsaba Seruganda, abenshi ngo bakunze kumwita intwari yacu cyangwa se Super Seru. Uyu mugabo reka mbabwire ngo ni MP wa Bufumbira South. Aba Bufumbira South rero ndabasuhuje aho muherereye hose. Uyu mugabo mu byukuri niwe uri mu ntebe ya MP, mu ntebe y'ibishuhe yayindi yo kujya gukikira district cyangwa se gukikira Bufumbira South. Mu byukuri ubwo tuvugana niwe uri mu bishuhe. Vuga uti ibishuhe. Ari mu bishuhe, ni intebe y'ibishuhe. Benshi bakunze kuyita ngo ni intebe y'ibishuhe kuko ni y'ibishuhe, ngo ntabwo upfa kujayo ngo uvemo amaramasa mu iyo ntebe. Hanyuma uyu munsi niwe twita MP wa Bufumbira South. Bufumbira South, yes. Bufumbira South. Ubwo rero mvuze Bufumbira South, Nyakinama iri muri Bufumbira South. Nyakinama ni Gomborora, bivuge se ni Gomborora ryo ntuyemo. Super Seru. Uyu ni Super Seruganda. Mu byukuri niwe MP Honorable Super Seru, niwe MP wa Bufumbira South mu byukuri. Ariko dufite n'undi mugabo, kanongere mbabwire undi mugabo. You see? It is not retired. Babyita ngo guki? Uyu ni umuntu nyine witsimbanye na Seruganda mu byukuri, ariko hanyuma twabonye yuko akaruru babyita ngo karamutaye, bamwita Honorable Samu Bitangaro. Mu byukuri
aba bagabo babiri mu by'ukuri murababona cyane, murabizi neza yuko yakoreye leta nawe mu by'ukuri mu iyi ntebe bita MP ya ntebe nziza abantu bajya bajyamo bakayijyamo bumvikana n'abaturage kandi mu by'ukuri batesha rumwe, bagerayo bamwe bakabihinduka. abo bagabo babiri reka mbabwire ngo ni abagabo mu by'ukuri benda kongera kujya muri ririzi benda kongera guhagarara mu by'ukuri. Reka mbabwire ngo umwaka w'ibihumbi 2026 hari amatora mu by'ukuri. Aba bagabo mu by'ukuri benda guhagarara kandi mu by'ukuri barabisohoye yuko bagomba guhagarara byanze bikoze iki bikunze. Mwaba bagabo babiri mu by'ukuri wowe ubibona ute, ubireba ute? Kabone uyu uriho ndetse n'uri kuza bimeze bite? Ubifashe nka gute? Igitekerezo cyawe muri komenti. Aba bagabo niba ubazi, hari icyo ubaziho, ariko reka mbabwire ngo amakuru yaho naho bari kuza kandi bahagararanye bahatana intebe imwe. Mu by'ukuri ntabwo ari aba gusa, hari abandi bari guhatanira intebe imwe muri constituency ya Bufumbira South. Abo nabo tuzababazanira, ariko tubaye tuzanye aba bagabo babiri mu by'ukuri. Aba babiri Honorable Super Seru Nande na Samu Bitangaro nzabazana n'abandi mu by'ukuri bari kuvuga bati oya, mu by'ukuri natwe tugomba guhagarara, muzatwitorere natwe tuzajye kubakorera. Dore babyita ngo ni ugukorera abaturage. Mu by'ukuri ngo ni ugukorera iki abaturage? Andika muri komenti Super Seru vs Samu Bitangaro in 2026. baraje rero, nyine andikamo uvuga uti nyine nubwo baje bazakurekeshe ndetse n'ibindi. Mu by'ukuri aba bagabo mu by'ukuri mubibona nka gute? Nk'abantu mukunda politics, mwebwe mubireba nka gute? Baraje, dore baraje. Dufitemo wicaye mu intebe, dufitemo n'uwavuze ati mu by'ukuri nubwo ntayigiyemo ndaje ndiyiziye, kandi mu by'ukuri ndashaka muzampa amajwi menshi nsubire muri ya ntebe. Mu by'ukuri iyi ntebe ngira ryoshe, niyo mpamvu abantu bayikunda, akayivamo akongera agakora iki, akagaruka. Twandikire muri comment, turi kuri Ivan Official. Comment zanyu nzazisoma neza mu by'ukuri, kandi nzazisoma. Samu Bitangaro vs intwari yacu ngo ninde? Super Seru Uganda. Mumbwire muri comment. Subscribe to Ivan Official. Kora subscribe, yandikishe kuri Ivan Official kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro. Mu by'ukuri ukeneye n'ikindi kibazo watubaza, mu by'ukuri turahari. Nababwiye ngo ujye kuri Twiga Hamwe TV, wewe ukunze ku editing ubuntu bwawe, amafoto ndetse n'ibindi. Iyo TV iragufasha cyane. Murakoze, tubonana butaha.